natwe muze kwigira hejuru aho tuza kuba turi, tubarambureho ibiganza kugira ngo Roho Mutagatifu aze abagenderere kandi abasenderezemo ingabireze. Urubyiruko kwitangira hamwe nawe zawe wiyongera n'uwawe Mana Roho Mutagatifu, kuri Pentekoste nk'iyi turi kwizihiza, mu wamanukiyeho harimo n'urubyiruko, harimo Yohani ndetse n'abandi, maze bahakura imbaraga bajya guhamya Yezu Kristo bashize amanga. Manukira kuri urubyiruko, aba bajene ndetse n'abaseribateri, ubaha imbaraga zo kuguhamya muri iyi si y'umwijima, bemere guhara ubuzima bwabo kubera Yezu. Mana Roho Mutagatifu, manukira kuri buri wese upfukamye hano, umuhingabire ikenewe muri kino gihe. Hari urubyiruko rwinshi rwarokeye mu biyobyabwenge, abandi bajya mu ngeso mbi, ndetse benshi bari mu bikorwa by'umwijima. Urubyiruko rugupfukamye imbere rwahisemo Yezu, ruha imbaraga zo kumuhamya no kugera kuri abo bose, maze bahamye Yezu Kristo mu buzima bw'abajene. Mana Roho Mutagatifu, igihe Mariya Madalina ahuye na Yezu wamumanukiyeho, umuhingabire yo guhinduka, aba umuhamya wa Yezu Kristo. N'aba bajene, aba bavandimwe bacu b'abaseribateri bamanukireho, ubahe guhinduka. Bafite ingorane nyinshi, bafite ibishuko byinshi, bafite byinshi bibajyana kure y'Imana. Mana Roho Mutagatifu, basendereza ububasha bwawe, ubahe kuva muri iryo curaburindi, bakunda isakaramentu rya penetensiya, maze bagarukira Imana. Mana Roho Mutagatifu,